urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom bene data, nongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya mwiza udasanzwe dukurikira urusobe rw'ibiriho, inyigisho ya buri munsi tuyitegurirwa n'umushumba wacu Pastor Chris ya Kilome. Uyu munsi yaduteguriye ku nyigisho ivuga ngo hamwe nawe. Umurongo ufungura uri mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27. Haravuga ngo abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Haleluya. Umushumba arakomeza agira ati, iyo Bibiliya ivuze iti Kristo muri wowe, bivuze iki? Kristo muri wowe bivuze ko Kristo aba muri wowe, uri inzu ye, atuye muri wowe, agendera muri wowe, kandi avuga biciye muri wowe ku bwa Mwuka Wera. Bibiliya iravuga iti kuko turi ingingo z'umubiri we, z'inyama ze n'iz'amagufwa ye. Ibyo biri mu Befeso ibice 5 umurongo wa 30. Uri amaguru ye kandi uri amaboko ye, uri ingingo za Kristo. Mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 15 haravuga hati, ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Nk'umukristo uri umwe na Kristo mu buryo budatandukanywa, womatanyijwe nawe. Ibuka amagambo ye muri Yohana ibice 12 umurongo wa 20, aho avuga ati, ndi muri Data namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Haleluya. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 3 umurongo wa 5, Pawulo yanditse uko yabonye ubutumwa bwiza nk'uko bwahumetswe na Mwuka Wera. Yaravuze ati, si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Uyu ni umuntu wandikaga ku buzima bwe, maze aravuga ati, mbashishwa n'Imana. Ibi ni ukuri no kuri wowe. Haleluya. Mu rwandiko yandikiye Abafilipi yagize ati, shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Biri mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 13. Ni gute yashoboraga kugira iyi myumvire? Nuko yari yarasobanukiwe icyo Kristo muri wowe bisobanuye. Yamenye ko atakiri umuntu usanzwe, ko yari yaramaze kuba umwe na Kristo, bivuga kuba umwe n'ubumana. Mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 17 ijambo riravuga riti, ariko uwifatanya n'Umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Haleluya. Umushumba arasoza agira ati, uri umwe n'Umwami, bityo rero kenshi jya waturushiza amanga uti, mbashishwa n'Imana. Ibyo bivuze ko ubushobozi bw'Imana bukorera muri wowe kandi bugakora binyuze muri wowe. Niyo mpamvu udashobora gutsindwa, uhora utunganiwe, wera imbuto kandi uzana umusaruro. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kwatura aya magambo, ndajya nsenga maze nawe usubiremo. Kristo ari muri nge, nanjye ndi muri we, turi umwe bidatandukanywa. Ndi urugingo rw'umubiri we, rw'inyama ze n'amagufwa ye. Ndi igikoresho agaragarizamo icyubahiro cye, ndetse akerekana ubwenge bwe bw'uburyo bwinshi butagira umupaka. Ukwihaza kwanjye kuva muri we, kandi binyuze muri we nshobora gukora byose. Ngendera mu myumvire y'uku kuri k'ubumana uyu munsi n'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Gucengera ijambo turasoma muri Yohana ibice 12 umurongo wa 20.
twongere dusome mu Bakorinto ba mbere ibice 6:15. Dusoreze mu Bafilipi ibice 4:13. Imana ibaha umugisha na hejo. Shalom shalom. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2:21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10:9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana. Kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 0794000091. Ndasubiramo 0794000091. Imana ibaha umugisha naho ubutaha.